mutandukana nta kintu runaka ashobora kuba yaraguhaye ngo twarakoranye neza, ibi nibyo wenda waba ukwiriye kuba wahabwa mu gihe tutakiri kumwe? habe n'ikaramu. aguha ikize mani kakwahita kwangisha abantu mani. yakwangishije nk'abaye? ibaze Sherisi riva utatuma mvugana na bari abana baramwakoranaga bakubera iki? simbizi. yarababwiye ati nawe muzajya mumubona mujye mwiruka, nta n'umwe wemerewe no kunyandikira, umwandikiye batabakwirukana nyine bakata baguha ibihano mani. ngo kubera iki? ntabyo nzi nyine Sherisi riva, kuko nyine nahavuye ubwo byararangiye. niba kwanze n'abantu bagombe bakwanga, urareba ari bukora icyo ashoboye cyose ku buryo anzimye. simbivugiye hano, nadakora icyo ashoboye cyose ngo anzimye. shanda aremera icyo n'itangazamakuru, arishyura ibinyamakuru amvuge nabi, akore boro zose anzimye. ariko kubw'Imana mana, kandi mwari nose nk'abo bana mwari inshuti, bisobanuye ko nimba uvuye muri timu yabo mutazongera kuvugana. nanjye nyine icyo nicyo kibazo cyonyine mba mfite mana. kuki bavugana n'abandi badahakorera, ariko njye nyine kuko navuye ntabwo nemerewe kuvugana nawe. umva abo bantu ukuntu bateye, ni mu nyangire nyine tu.